Imana nanjye munyizere ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo. Yesu yabwiye abigishwa be ati mwizere Imana nanjye munyizere ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo. Igihe cyo kugaruka kwa Yesu kirasohoye, ibimenyetso byaragaragaye, nitwitegure uwo mama arajagiye kwima ingoma ye. Nshuti nimureke tumwitegure. Yesu yabwiye abigishwa be ati mwizere Imana nanjye munyizere ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo. Yesu yabwiye abigishwa be ati mwizere Imana nanjye munyizere ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo. Ko Yesu yari hano ku isi yabwiye abigishwa be mugende mu mahanga yose mubwira abatuye isi abemera mubabatize mu izina rya Yesu kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Yesu yabwiye abigishwa be ati mwizere Imana nanjye munyizere ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo. Yesu yabwiye abigishwa be ati mwizere Imana nanjye munyizere ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo. Nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo. Nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo. Nzagaruka mbajyane ngwaho ngira mwe muzabeyo.